Kambaho ikaze nshuti bavandimwe mukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Marayika n'ikipe ye bamanukiye mu gihugu cya Kenya. Ndagaruka kuri ubu butumwa bwihutirwa ngomba gutangaza. Hari ijambo abamasayi cyangwa se masayi. Hari uburozi masaye yazengurukanye umugabane wose ndetse bunambuka umugabane. Hari masaye ucuruza urupfu kandi akabona abamugurira. Ubwo abantu batagura itarano za Yesu, ariko masaye azunguza imiti yica abantu bakayigura, kandi bakayigura bashize amanga. Ni ikibazo iyo uvuze masaye umva inkuru nyinshi bagiye bakorwaho cyangwa bagarukwaho ishuri irenze imwe, bavugwa ko ari abantu bafite ubuhanga cyane mu kuroga, kuvuraho nta uvura uw'Imana itavuye, ngo bafite ubuhanga cyane mu bintu by'imiti ku rwego nge ntazi. Ariko umwami Imana n'umwami Yesu yaritegereje areba muri Afurika, East Africa, ikirenge cyanyu aho cyahonyoye hose, amarira n'umuborogo n'ibyago n'agahinda. Niyo mpamvu umwami Imana abasubirije mu nkangara. Ndavugamo ibintu bitatu muri iki kiganiro, ariko icyo mbanjije ni iki. Ndavuga ku gihugu, mvuge kuri aba barozi, ariko tutabona abarozikazi babo, tubona abamasayi b'abagabo ari nabo barozi b'abagabo. Ugera Nyabugogo arababona bahagaze aho amabisi bayategera. Umuntu yageze i Bujumbura hano kwa Siyoni, umuntu arababona. Igeze Gisangani basangayo. Ubwo ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. I Bugande nuko ni na benshi. Wagera muri Kenya ukababonayo. Aba bantu bacawi, walozi wacawi. Aba rero ukuboko kubahagurukiye gufite ubushobozi n'ubutware. Agira ngo ntangarize ko ivugabutumwa rya Satani rirangiye. Sirikirasiyo za Satani zirarangiye. Activite muvoma ya shitani, dayimoni kwa herini birarangiye. Ntabwo bazunguzaye bazunguza uburozi, byarangiye. Aba bantu bambara uburozi bagakenyera ubundi, bakisasira ubundi, bakikorera ubundi, bakagendera mu bundi, bakibaga ibice by'umubiri bacuruza uburozi ABCD. Imana ibitegereje, mwamaze guhinduka kizira, muhinduka ikibazo mu maso y'Imana. Wasanga wari ubategereje ko bazaguha ubufasha. Erekeza amaso ku Mana. Wasanga wari ubategereje nk'abantu bagomba gukiza umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe. Reka data, ntabwo bari abavuzi, n'abarozi. N'abarozi. Abantu bakunda imikandara y'abamasayi, abandi bakunda amakofi, abandi bakunda n'ibirato. Uyu munsi wa none rero, ahari abagabo nihagwa ibara. Yesu Kristo wabambiwe abantu. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Mwuka w'Imana urondora akagera no mu mitima. Ntabwo yabyemera ko ku wa mbere kugeza ku wa nyuma gushyika rendi ikibazo kiba gaterera nzamba. Imana ifite igisubizo ku manywa na nijoro. Ikindi nacyo nuko agace kitwa Turikano, aka gace kagiye kuzabona imvura. Kamaze igihe mu mapfa kitari gito kirekire. Imvura yaho yagwaga buke cyane. Aka gace kagiye kuzabona imvura. Kibabera ikimenyetso. Ikindi nacyo cyihutirwa, Kenya giye kuzayoborwa n'umuperezida w'umupasitoro. Ngira ngo ni ubutumwa umuntu wese yumva, akibaza, undi akabwumva, akagira kwibaza no kwibaza byinshi, ariko igisubizo gifitwe n'Imana.
mu gihe kidatinze muzabona Kenya iyobowe n'umupasitori, kandi ingoma y'abamasayi muri Afurika izarangira, bayihigisha igiti n'ibuye, bayihige bukware. Iyo ni imigani icibwa mu Kirundi, ariko bazayihiga, bazahiga Masayi ku buryo umuntu azajya aho ahagaze avuga ntabwo nzi umumasayi, sinigeze nanamubona, cyane rwose 100%. Uyu munsi wa none rero harimo abantu bapfuye impfu zitandukanye bazize uburozi batanazi, baguriwe, bagambaniwe, ariko cyane ubwo n'uburozi bw'abo bantu babuzunguza nk'abantu ba kera bakizunguza ubunyobwa, ku buryo ikibazo kikagorana kugeza ubwo mu mwaka, nuko iyo statistique itabarwa cyangwa ngo ikurikiranwe cyangwa iharurwe, buriyo ubaze mu mwaka abantu bapfuye ipfu bazize aba bagabo, wasanga abo malaria yishe n'abo bishe bangana. Abariwe amafaranga n'abesikoro bariya batubuzi baba ku matelefoni n'ahandi hatandukanye, n'amafaranga aba bamasayi bariye batuburira abantu ngo bazabakiza, bazabavura, wasanga menshi impamya ko ari ayo bareko ko bo ntawe uhaguruka munsi ya miliyoni, urwaye bamuca miliyoni gusubiza hejuru, wasanga we warayatanze cyangwa se uwawe yarayatanze cyangwa warigeze ubyumvaho cyangwa hari uwabakurangiye. Utega amatwi iki kiganiro, va ku giti dore umuntu. Ubuzima bufitwe n'Umwami Yesu, ntabwo bufitwe n'abantu. Rero mu minsi igiye kuzaza muzabona umupasiteri uyobora igihugu cya Kenya, kandi mu minsi mwimirije hano imbere muzabona umugabane ufite iterambere, ariko by'umwihariko iki gihugu kizaba gifite iterambere ku rwego rw'uko icyambu kizagurwa, ndetse mu ntara circulation izajya igendayo nta kibazo rwose, y'indege umutekano uziyongera, Al-Shabaab Imana izazitira ikirere, zitire n'ubutaka, intambara zizahagarara, Kenya ubuzima buzoroha. Nubwo mubona muri Afurika bikomeye, ariko ahantu Afurika iri kwerekeza mu myaka iri imbere ni ahantu heza hatari habi. Umuntu uzaba ariho, kandi nkwifurije kuzaba kuri iyi ngoma y'amahoro n'umutekano ndetse n'umugisha. Witeka nashimwe cyane, biteye agahinda, biteye umubabaro, ariko turi mu kwezi kwa kane, wa munota twahariye guhezagira abantu, nagira ngo munyemerere duhezagira abantu. Ari umuntu udukurikiye aho uherereye hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, Mungu asifiwe sana. Wasanga kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa kane hari ikigeragezo gifashe mu izosi ryawe, ikigeragezo kikakujwigiriza. Wasanga uri kunigwa n'ideni, wasanga uri kunigwa n'uburwayi, wasanga urugo ari ikibazo, wasanga mu bana ari intambara, wasanga nta n'akazi, uri umushomeri. Sinzi umusaraba uhetse. Turi mu kwezi Yesu yabambwemo, turi mu kwezi u Rwanda rwahuriyemo n'ibibazo, ndetse mu 1994 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Ukwezi kwa kane gufite ibintu gusobanura, ariko bisa n'amarira, bisa n'umubabaro. Ntabwo nzi wowe rero, Yesu bamukoreye umusaraba uremereye, bamwambika ubusa, ngira ngo uri kunyumva, bamwambika ubusa, bamunywesha vino, kandi atari umunywi wa vino. Yesu Kristo bamukinyeza urugori rw'amahwa, kandi ntabwo ari uko atari umunyacyubahiro wagombaga kwambara nk'abafande bakomeye. Yesu Kristo babona ntibihagije, bamuteramo imisumari 3, kandi bamubamba ku musaraba w'isoni hamwe n'ibisambo. Ntabwo nzi rero wowe uri kukubamba ninde, ikiri kukubamba ni igiki. Ntabwo nzi wowe rero umunzani shitani yagushyizeho wariwo. Ntabwo nzi, sinzi ariko umutima wawe wowe ukurikiye iki kiganiro,
fata ku mutima wawe wizere dusengane Imana ishobora byose. Yesu ibyo byose yabinyuzemo ku wa mbere iminsi 7 arazuka. Ese nawe witeguye kuzuka? Ese ugiye guhagarara mu butore bw'umuzuko n'itsinzi? Ese ugiye kuba umwe mu bantu bagiye kuzukana amashimwe nawe utambagizwe umurwa? Hari ukuntu unyura mu kintu Yesu akashyigikira intambwe z'umutima n'umubiri ukahatambuka gitore buhizi, wagera imbere abantu bose bakagukubanira bakagukurira isaruti rwose bakavuga ngo felicitation, bravo, thank you, ibintu nk'ibyo. Nagira ngo rero wowe udukurikiye mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, ntabwo nzi ikigeragezo uri kurwana nacyo, ariko Yesu wategetse imisozi igatabwa mu nyanja, Yesu wakamije inyanja, Yesu wahanitse ikirere mu byaremwe byose, Yesu wakuremye, Yesu wakoze biriya bya mbere, Yesu watumye ubaho. Mu izina rya Yesu Kristo, Yesu afite ingwate. Aburahamu yigeze avuga ngo noneho tanga ingwate unyishingire. Yego, turi mu kwa kane. Nagira ngo mu izina rya Yesu Kristo zuka uve mu rupfu wishwe mu buryo bw'ibibazo, ahubwo Umwami Yesu aguhera ubuntu. Haleluya. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo mwicukiro n'ico bya shitani. Onodijes. Ntangaje rero ubutore n'ubuhizi bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ese uri kunyumva? Haleluya. Turirimbe Hoziyana ko uzukanye kunesha n'ubutsinzi n'ubutwari. Hama amaboko yawe yaranyazwe, Uwiteka yagarurire umunyago. Hama gikundiro kikugarukeho n'umugisha ukugarukeho. Hama nawe ririmba Hoziyana, abaguhunze n'abakwihakanye uri mu kigeragezo nka Petero wihakanye Yesu, nabo bagaruke ku buzima bwawe bashima banezerewe. Hama urushye n'uremerewe nawe ubwo buntu Imana ikugiriye uzabugirire abandi. Ngaho tora ibuye muri Yorodani, aho wambutse ukambuka urupfu, dore ugeze hakurya, tora ibuye uzereka abana bawe, wabwire ngo Uwiteka yatwambukije Yorodani. Haleluya. Nizeye kutabawe, nizewe ko Umwami aguhezagiye, nizeye ko ibintu bibaye byiza. Haleluya. Ndagushimiye. Reka dusoze dusenga. Turagushimiye Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo rifite itangiriro n'iherezo mu biganza. Ni wowe waremye umwana w'umuntu uzitangira rye uzi n'iherezo rye, natwe turabigushimiye. Dufashe umwanya wo gusengera umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho ndetse n'ubuhanuzi n'inkuru nziza uvuze ku gihugu cy'abaturanyi Kenya. Mu izina rya Yesu Kristo umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, uhe kugabana umuntu wese wakumva iki kiganiro ku Mbabazi TV 3 mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko uzashima ko ubu butumwa bumugeraho. Haleluya. Nibibuko Mwami, ngaho rero utanga umugisha uhezagire mu izina rya Yesu Kristo, uba imbere n'inyuma. Onodijes. Ku migabane yose, mu mpande zose, ku muntu wese ubasha kwemera no kwizera ko Kristo ari Umwami n'Umukiza. Ndagushimiye ko ukoze igitangaza. Asante Bwana magwana, asante Jesus. Haleluya. Urakoze Mwana. Abari mu bitaro, abari muri gereza, abari mu mihana, ababuze pfo, ababuze ruguru, ababuze mu izina rya Yesu Kristo, uhezagire umuntu wese. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda cyane. Ciao. Shalom. Umukama abahezagire. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Turabakunda cyane. Dusengeranire aho uherereye, usenge. Imana ibarinde umubi, kandi Uwiteka hane Satani wazanye kwica no kurimbura. Mugire umugisha